Hello my people, iyi rero ni Emmanuel 250. Murabizi ko twe tugendana rero nibigezweho kabisa n'igihe. Muri iyi minsi rero mu Rwanda hashyushye cyane n'ibitaramo, nyuma ya Joseph Chameleone Mayanja kabisa waraye utwitse rero. Kuri uyu munsi rero uwo bita Coach Gaël umenyerewe cyane rero, uyu yamenyekanye cyane mu bikorwa by'imiziki rero n'imyidagaduro mu Rwanda, yatangaje ko rero afite umugambi wo kuzana umuhanzi w'icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Uyu nta wundi rero ni Chris Brown, rero ashaka ko yamuzana mu Rwanda. Rero yabigaragaje ku magambo rero yuje icyizere kandi yanyujije ku mbuga ze rero nkoranyambaga ze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere rero tariki 26 rero Gicurasi 2025, aho rero yagize ati u Rwanda rwarafungutse, ati nzazana Chris Brown i Kigali rero muzabibona umunsi umwe. Aya rero ni amagambo yatunguye benshi ndetse atuma bamwe bibaza niba ari inzozi zisanzwe cyangwa se ari umugambi wateguwe ku rwego rwo hejuru. Coach Gaël rero asanzwe ari nyiri 155M rero. Iyi ni inzu ifasha abahanzi barimo Bruce Melody ndetse na producer Element n'uwitwa Kenny Solo rero ni nawe washinze Kigali Universe rero. Uyu rero kimwe mu bigo bigamije guteza imbere ubukerarugendo n'imyidagaduro rero mu Rwanda, ndetse anafite rero ikipe ya UGB. Uyu rero munyemari yabitangaje rero mu gihe Chris Brown aherutse kuvugwa cyane mu itangazamakuru rero kubera ifungwa rye ryabaye mu Bwongereza rero hariya mbere yo kongera rero kurekurwa rero. Nubwo Coach Gaël atatangaje amatariki cyangwa ibikenewe rero ngo urugendo ruzagerweho ko kuzana Chris Brown, yavuze ko rero adateze gusubira inyuma ku cyemezo yafashe. Chris Brown rero yigeze kugeragezwa rimwe kuza mu Rwanda, si ubwa mbere rero u Rwanda rugaragaza ubushake bwo kwakira icyamamare nka Chris Brown. Hari n'amakuru avuga ko hari ikiganiro ngo se ibiganiro byigeze kubaho hagati ye n'abamuhagarariye rero, ariko bikarangira bitageze ku musozo rero ngo yumvikane n'abategura ibitaramo mu Rwanda rero. Gusa kuri Coach Gaël ubwe rero yivugiye ko u Rwanda rero rwarafungutse, ati kandi rero agasinyira ku byo avuga bitanga icyizere rero ko bishobora kuba impamo. Coach Gaël rero afite inzu zihanitse cyane. Ibi rero abitangaje nyuma y'imyaka 3 agaragaza ubushake bwo kuzamura imyidagaduro nyarwanda. Yabaye rero pasiteri uyu mugabo, aba umucuruzi, ndetse ubu akaba ari umwe mu bantu rero bafite ibikorwa bifatika mu guteza imbere abahanzi. Yafashije Bruce Melody kugeza ku rwego mpuzamahanga. Uyu rero ahuza producer Element na Diamond Platnumz, ndetse atangiza Kigali Universe nk'ahantu rero hashya h'imyidagaduro mu bukerarugendo. Nubwo rero amagambo nk'aya rimwe na rimwe afatwa nk'amashyengo cyangwa se inzozi zitagera ku rwego rw'ukuri, Coach Gaël rero yagaragaje ko afite icyizere gihagije cyo kuzana Chris Brown rero hano i Kigali. Asoza rero mu magambo yeho avuga ati muzabibona. Ati rero iryo niryo jambo yasorejeho. Uko rero byagenda kose icyerekezo rero n'ubwitange bwa Coach Gaël nibishigikirwa rero cyangwa se bishobora guhindura amateka y'imyidagaduro muri uru Rwanda. Ibikenewe rero mu gutumira Chris Brown mu gitaramo, gutegura igitaramo cya Chris Brown mu Rwanda rero bisaba gutekereza ku ngengo y'imari ikomeye, kuko uyu muhanzi ari we mu bahenze rero kuri iyi si ya rurema. Kurigira rero ngo Chris Brown aririmbe mu gitaramo bisaba hagati ya miliyoni 300 z'idolari rero, ndetse na miliyoni 100 na miliyoni 1 y'idolari rero, bitewe n'ubu
uburemere rero bw'igitaramo, igihe rero azamara ku rubyiniro n'ibindi bisabwa rero urumva ko ayo mafaranga ashobora kugenderamo. Niyongeraho rero amafaranga y'urugendo nk'indege yihariye, icumbi ry'itsinda rye, umutekano we, ibikoresho by'umuziki n'ibindi rero byose bisabwa kugira ngo igitaramo cye kigende neza. Chris Brown rero afite ibyo asaba byihariye birimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho byihariye rero ku rubyiniro rwe. Ibisaba rero gutegura urubyiniro rufite ibikoresho bigezweho harimo amatara, amajwi n'ibindi rero byose bikenewe mu gitaramo cy'icyamamare nka Chris Brown. Harimo kandi amafaranga y'ubwishingizi rero, ibyangombwa byo kwinjira rero mu gihugu cyangwa se visa ndetse n'ibindi byose bisabwa mu gutegura rero igitaramo mpuzamahanga nk'icyo ngicyo. Muri rusange rero gutegura igitaramo cya Chris Brown i Kigali bishobora gusaba ingengo y'imari iri hagati ya miliyoni 1 ndetse na miliyoni 2 z'idolari bitewe rero n'ibisabwa byose. Chris Brown rero ari mu rugendo rw'ibitaramo muri iki gihe rero aho yabyise ngo Breezy Brewery XX rero, aho azenguruka rero ibihugu bitandukanye mu Burayi ndetse na Amerika. Urugendo rwe rero ruteganyijwe gutangira kuri tariki 8 Kamena 2025 rero hariya i Amsterdam rero niho azatangirira urugendo rwe rero rugasorezwa muri MPC ku itariki rero ya 18 Ukwakira 2025. Muri uru rugendo rero azataramira mu bihugu birimo Ubwongereza, i Manchester ndetse na London rero hariya no mu Bufaransa mu mujyi wa Paris, ndetse no muri Amerika azagera mu mijyi irimo Miami, Detroit, Washington DC na Toronto na Philadelphia rero na Atlanta ndetse n'ahandi hose muri Amerika. Ibi rero bitaramo bizaba bifite abashyitsi badasanzwe barimo uwo bitwa Sam Walker ndetse na Bryson Tiller rero ku matariki amwe n'amwe rero aba bashyitsi bazaba bahari. Chris Brown rero aherutse gufungwa mu Bwongereza azira gukubita umuntu rero mu kabyiniro, aho rero bavugaga ko ari producer ariko yaje kurekurwa rero nyuma yo gutanga ingwate ya miliyoni 4 z'amapaundi rero. Uyu rero nubwo afite ibibazo by'amategeko yahawe rero uburenganzira bwo gukomeza urugendo rwe rw'ibitaramo, ariko rero agomba gukurikiza amabwiriza y'inkiko. Coach Gael rero ku rubuga rwe rwa Instagram agize ati I'm bringing Chris Brown here, mark my word. Ati rero yewe ati nzazana Chris Brown hano i Kigali. Iryo jambo muryandika ahantu, rero ni titre yishyiriye rero ahangaha kuri Instagram mu kanya, ahavuze ati mwandike iri jambo aho ngaho ku ruhande muzamurimbaza. Ngendi Emmanuel 250, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye dukomezanya tubane mu nkuru zigiye zitandukanye zigezweho kuri isi ya